don't want peace. Mwaramutse indangenzi yanjye. Indaya ni sosha usange urabona ndi indaya. None uri indangamirwa. Oya. None uri iki niba utari indaya? Ndi umuntu nk'abana. Nasi wone niki cyatumye ibyo kwegazanga? Cyamani ibyo tubireke naje kureba sheri wanjye. Umva utaba wanyiganye sheri wawe ntasanga ari wanjye nanje kureba wawe. Nakwigara sabwo nari nzi kuri bugera aha hantu. Stawo kugira Imana asanga atari wanjye utegereje. Shaka nza turebe ibyo tubireke. Ahubwo wimbwira byinshi reka negereze sheri wanjye. Abandi uretse gato kuri kugenda wihuta nk'ubukene undi bimeze bite Ahubwo wowe kuri kugenda nkurikira uri kujya. ngiye kureba sheri wanjye Hanyuma ngiye kureba nde. Jese berande Ataza ntaza gusanga ari nka sheri wanjye. Nahita ngufata ngite gucamo kabiri. cyangwa ibyo ngibyo abantu ubuntu bugufi ukunda ubugore bumeze nk'umunyogote byo byihora Umva kacece kangaho kanzibe hose. va mugabo we nukomeza kunzamurira turaserera Gaserere na moto mu muhanda wabuze yo kwiteka ikaguheka amapyisi. waza ataringira ukubwira ariko Oya ni nyoko. Ariko sitaka kuri sheri wanjye nibese nsanga. sanesi icyo kingicyo gipima metero 2 naho pe santimetero gusa urumva mwe mwahura ntabwo nakongera kukivuga tugende Uransumba. oya kugusumba byo wasanga ntagusumba ariko ntacyo genda cyakura ariko Hanyuma rero ninjye utegeko no kugira ngo ubyemere. Genera inkoza anniversaire y'imyaka 13. hanyuma umugore wafite imyaka ingana Umugore wanjye afite imyaka 15 urumva andusha ibiri. Ahubwo wowe ngo no tugende. Ariko ubundi njye none werekana nakubwiye. Ubundi ngeshe. Kwanza sheri wanjye nguri yaranaje. Sheri wawe nuwuhe muri bariya? Sheri wanjye ni uriya muremure uri kumubona wambaye umupira w'ubururu. Uri uresha nk'ibibazo by'umushonji. Yego hama wani ubuhe. Sha wanjye nuriya wambaye agakwatu uri gutambuka arimo atikora. Uriya nyine. Uriya maze nk'umunyobwa bwo mu kiwanze gukura. Uwawe ndareba nkagira ngo agiye kugwa. Aho yo muri kumwe nagakugwa. Ngo asura nari imvura. Arenze no kuba imvura ameze nk'igitoki banyuzamo umuhoro rimwe kigahurudu. Umva kugira umukobwa ndaguceka urakomeza gutuka sheri wanjye ndakwereka. Reba akara gashiri kawe. Ese ubundira murya mwamusohoye. Tujya twamusohoye urabona kari bogari. uretse gato wamubonye sheri wanjye nuri Ibanza witegereza ariko uwo bahagarara uriya niwe sheri wanjye. Mara mureba mu bwonko. uravuga uri Yesu uravuga kira kirekire Uriya ntago ari kirekire ni muremure. Mubereye umuntu nkanjye. Njyewe naho kugira ngo nkwemeze ko nireta n'abana baba bari hejuru, nkwemeze ko nari narenze. Njyewe tujye no kwa muganga mu makinambya. Navutse twagiye kwa muganga naravutse mama ntwara amfasha akaboko. none se buretse gato hari munsi na y'igitoki yakubyariye niho kwa muganga Please. Njyewe navukiye kwa muganga kandi bakimara kumbyara. Nahise ngenda n'amaguru mama twatashye afite isereri ngenda mufasha akaboko. Tumaze kugera mu rugo mitana namugabira mutekirana kacyayi ararya. simubeshye niyo mpamvu bagihuzana akaboko bajya mu rutsinga rura rutsinga urarubona urutsinga niko akaguru kawe kameze ariko ibyo tubyihora tugaruka kuri mugore wawe aho urabona kuntu ameze sawa reka tubyihore tugenda tujye kureba rero papayi ryawe Agatwe kameze nk'igorori rishashya abana bo mu cyaro bakina gutya gutya. nese urakeka ko ntabiboneka afite umutwari yawo nuwisatu asereka nkuba nawe iyo muryamye buriya reka nkuba nko kuri ya gahunda uramanuka ukajya hasi cyangwa urazamuka Karyamira amaho. sheri wanjye Sorry. gutumubera sheri nta kibazo sheri bimeze Wamubonye sheri wanjye ariko ntago ameze nk'ako kameze nka nyiramahuru. Ihurizo nibazo byisi. Nta bitagusize. Nasigara mu matongo hashano. Wa mukobwa utakomeza kunucira. urakagabo witonde nta soni Hako mwaba. Waziba. Wasibye wowe ufite umunwa muremure umeze nk'urume. umvira wakagabo reka Asenabara. yena cyambe siro nzaguhamba umuzi nasoni urisha tukaza ukantuga nasoni mujya mwige mu kinyabufura murakunda utugabo tureshya n'umugwayi wa sida madamu ntabara ayiwe madamu ntabara jari ayiwe none se ko mugiye Umva tubiyame.